Murakoze turabashimiye ko mwitabiriye ikiganiro cy'umuryango dusanzwe tugira buri cyumweru. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'ubundi ku buryo bwo kubaka urugo nkuko dusanzwe twungurana ibitekerezo. Uyu munsi tugiye kwiga ibintu 10 byagufasha kugira ngo unezeze umugore wawe mu buriri. Icyambere rero, icyambere ugomba kuzirikana, ugomba kumenya neza yuko imibonano mpuzabitsina idategurwa ako kanya ugiye kwinjira mu gikorwa, ahubwo ukamenya ko itegurwa hakiri kare, ukabitangira kare mu gitondo, ukirirwa utegura umugore wawe, ukageza nimugoroba nawe hari icyo agutekerezaho. Icya kabiri ugomba kumenya nuko igihe cyose uri mu kazi ugomba kugerageza ukoherereza umugore wawe SMS zitandukanye, umubwira amagambo meza y'urukundo, umwibutsa ko umukunda kandi umwibutsa yuko ari umuntu w'igitangaza kandi w'ingenzi mu buzima bwawe. Icya gatatu, igihe utashye ugomba kubizirikana ugatahana impano. Impano uha umugore wawe ntabwo ari impano y'ibitangaza. Ushaka gutahana bombo, ushaka gutahana umuneke cyangwa n'ikindi kintu kingana ubushobozi bwawe ushoboye kubona mu bushobozi bwawe, ugataha ukakimuhereza kandi ukakimuhana umutima mwiza. Icya kane ugomba kwitondera, iyo umaze kumuha iyo mpano ntago uyimuhereza wazinze umunya warakaye, ahubwo umuhereza impano wamuteguriye, warangiza ukamuhobera umusekera ukamubwira uti nari ngukumbuye. Icya gatanu, igihe arimo kukwakira, ibyo yaguteguriye byose muri uwo munsi ugomba kubyakira neza kandi wishimye, ukanamwereka yuko ibintu yagukoreye bisa naho ari surprise muri wowe, ukabyakira neza n'umutima mwiza. Icya gatandatu, igihe mugeze mu cyumba ugomba kumuha umwanya wo kumuganiriza, ukareka akakubwira amakuru yose yiriranywe, utwo yahuye natwo twose, hanyuma nawe ukamubwira uko akazi kagenze. Ibyo bituma aruhuka mu mutwe, nawe ukaruhuka mu mutwe, kandi ibyo ugomba kubimubwira muganira mwegeranye intoki ku zindi. Icya karindwi, igihe mutangiye igikorwa buri muntu wese agomba korohera mugenzi we. Ntawe ugomba gukoresha imbaraga nyinshi ziruta izikenewe, kugira ngo hirindwe yuko umwe ashobora kuvuna mugenzi we, ugasanga ibyo yitaga umunezero ahubwo bibaye amarira cyangwa bibaye agahinda, ntabwo ibyishimo bibonetse. Icya munani, mugabo ugomba kwirinda kuvuduka, ugomba kwirinda kwihuta cyane mu gikorwa kugira ngo utaza gusiga mugenzi wawe mu nzira, kuko iyo umusize mu nzira biba bibi kuruta iyo atabikora cyangwa iyo ataza kujya muri icyo gikorwa. Usabwa rero kwitonda kugira ngo utaza kumusiga mu nzira, ahubwo murangirize urugendo mwatangiye rimwe. Icya cyenda, igihe murangije igikorwa cyanyu mugomba guhita muryama mugasinzira. Nta bindi biganiro bigomba kuba inyuma y'icyo gikorwa, bitewe nuko umugabo aba yakoresheje imbaraga nyinshi muri icyo gikorwa, kandi hari imisemburo iba yamaze guhaguruka mu mubiri itanga ibitotsi. Bikaba ari ngombwa rero yuko mugomba guhita muryama mukaruhuka. Icya 10, igihe mukangutse mu gitondo, ukimara gukanguka ugomba gukangura cyangwa gukomanga umugore wawe, ukamusuhuza, ukamubaza uko yaraye, uko yaramutse, hanyuma umwe agashimira mugenzi we ko yaraye amukoreye igikorwa cyiza. Warangiza niba mufite akazi mukitegura, mugasezeranaho, buri muntu akifuriza mugenzi we umunsi mwiza n'akazi keza. Ibyo bizatuma
uwo munsi mwirirwa neza mukundanye, buri muntu wese yumva akumbuye mugenzi we. Murakoze, tubashimiye ko mudukurikirana. Nkuko rero mwitabira iki kiganiro, nagira ngo mbahe ijambo, niba hari umuntu ufite ikibazo cyangwa icyo atasobanukiwe ambaze, hanyuma ushobore kumusubiza. Murakoze kubw'iki kiganiro, ndakishimiye ni cyiza, ariko hari ahantu hamwe numvishije ntasobanukiwe neza. Wagiye uvuga ibintu byinshi ingingo ku yindi, ariko ugeze hanyuma uravuga ngo ugomba kumureka ngo akaruhuka, ngo agasinzira, ngo hanyuma mu gitondo ngo mukabyuka mugasubira mu kazi. Ese nibaza icyo gikorwa nijoro, ku buryo mu gitondo ariyo masaha nyine mubyuka mukajya ku kazi, cyangwa hari n'ikindi gihe? Urakoze cyane kutubaza icyo kibazo, ni ikibazo cy'ingenzi cyane. Ubundi nk'abantu bakuze bafite umuryango, akenshi baba bagiye mu kazi. Rero biba byiza iyo biteguwe bigakorwa nijoro, bakaboneraho na wa mwanya wo kuruhuka bameze neza. Gusa hari igishoboka igihe batakoze, hari muri weekend baruhutse, icyo gihe bishobora gukorwa ku manywa, ariko bagafata wa mwanya wo kuruhuka no kuganira, za ngingo zose uko nazibabwiye zikubahirizwa. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mico Gilbert, nagira ubuntu bwo gukurikira channel yanyu, ndeba ibiganiro mutanga. Hari ikibazo nanjye nashaka kukubaza. Ese urugero madamu wanjye iyo turi kubaka urugo, madamu arambwira ati sheri gira cyane, gira vuba. Kandi wewe hari aho watwigisha utubwira ngo iyo ugize gahoro, ngo mukagira gahoro, ngo nibwo ngo bibaryohera mwese. Nagira ngo wenda munsobanurire, bwaba ari ikibazo madamu yaba afite cyangwa byaba bimeze bite? Murakoze. Urakoze kubaza ikibazo cyiza cyane. Ntabwo kugusaba ko ugira vuba ari uburwayi, oya, ahubwo niko ateye. Kandi iyo muri icyo gikorwa uba ugomba gukora ibyo mugenzi wawe yifuza kugira ngo mugendane, kuko iyo ukoze ibyo yifuza nibwo utamusiga mu nzira. Ukoze rero ibyo atifuza yasigara mu nzira, ugasanga ntabwo bimushimishije. Murakoze kudusobanurira gutyo. Hase nkibaza ko iyo ugize vuba we agutegetse ngo gira vuba, we ko ushobora guhita urangiza mu gihe we yaba kibikeneye, kandi wategetswe ko agira vuba wabikora vuba ukarangiza mbere. Mwadusobanurira wenda system yo kumutwaza tubigenza. Murakoze. Ibisubizo byo biba ari byinshi, ariko nkuko twateranye turi umuryango turimo kuganira, nasaba umwe muri bagenzi bacu yuko yatanga inyunganizi kugira ngo turusheho gusobanukirwa twese. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Shami Anatole. Mbe nabanza gushimira Papa Teta ngo tugejeje iki kiganiro nagiteguye. Nkongera gushimira uyu muvandimwe ubashije kubaza iki kibazo. Mu by'ukuri kiriya gikorwa iyo kigitangira, abantu batangira uko biri kose nkuko wabitubwiye bari muri mudimwe, ariko kigenda gifata indi ntera, kigenda kizamura urwego, hagenda haza uburyohe cyangwa se ku mpande zombi. Biba byiza rero cyangwa se byanze bikunze mu gihe runaka cyo gusozwa kw'icyo gikorwa, yuko bitewe naho umuntu abageze ibyishimo birazamuka. Muri kwa kuzamuka rero niho haviramo ya marangamutima yo kuba umufasha we yakubwira ngo gira vuba, kuko yumva igikorwa kigezaho kiryoha cyane. Murakoze, niyo nyunganizi natangaga. Murakoze cyane. Anatole asubije neza. Rero tubashimiye iki kiganiro uburyo mwakitabiriye rwose, tubashimiye ibitekerezo mwatanze, tubashimiye inyunganizi mwatanze, tubararikiye no kuzagaruka ubutaha. Imana ibaho umugisha. Murakoze.